bivuga ko igihe cyose abizera Imana by'ukuri bazimuka mu isi, bivuga ngo itorero rigataha, tuzabona mu bantu bagendanye n'Imana ikageza ubwo ibimura. Amen. Tubona rero Enoki, yewe tubona n'undi mugabo witwa Eliya. Eliya tubona ko nawe yabaye umuntu wabanye n'Imana kugeza ubwo yiyangajeho kurwanira Imana ishyaka. Tubona amahoro y'Imana kuri mwe mwese mukomeje kugenda mugaragaza ko mudukurikiye kuri Evangélisez MONDE TV. Ni ikinyamakuru cya gikristo dukorera mu Bufaransa ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda. Muri ry'Imana rya BKM tumaze kugenda tumenyerana mu biganiro bitandukanye, aho tubazanira abakozi b'Imana batandukanye kugira ngo tubashe kubaka wa muntu wacu w'imbere nyine w'ubugingo, kuko ari nabo uzabona Imana. Mbere rero yuko tuvuga byinshi, twabanza tukavuga ngo umuntu turi kumwe ninde. Yesu ashimwe, abari hafi n'abari kure, tubaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Muri kumwe n'umubwiriza w'ubutumwa bwiza witwa Devota Muhongeri. Yego, urakoze cyane. Tuguhaye ikaze na karibu. Urakoze cyane. Yes, ku muntu ukurikiye ikiganiro cyacu kubonye bwa mbere, ashobora kwibaza ubundi Devota nko mu munota umwe, Devota ni muntu ki? Devota ni umubwiriza w'ubutumwa bwiza w'umudamu wahamagawe n'Imana imukuye mu bintu bikomeye bitandukanye. Ni ryari wamenye ko ufite umuhamagaro wo kubwiriza ubutumwa bwiza? Ni kumwe bajya bavuga ngo umunsi mwiza nibuka nuwe nakwemereyeho. Uwo munsi wawe ni uwuhe? Umunsi namenye ko mpamagariwe ibwiriza ubutumwa ryiza ni umunsi ni mu gihe nihanaga ibyaha, kandi nkumva mpamagariwe kubwira abandi kwihana ibyaha. Hashize nk'imyaka ingahe mwari witwa umukristo? Hashize imyaka myinshi. Yego. Hashize imyaka igera nko kuri 30. 30. Reka turebe ivugabutumwa ryo mu gihe cy'imyaka 30 itambutse n'uyu munsi. Ubona harimo ishusho imeze gute ukuntu ubutumwa bwavuga kwagwa mu myaka 30 itambutse n'uyu munsi? Waduhiye ishusho, kuko nge ndumva nduta njyewe 30 banze itarashira ingana niyo mfite. Duhereze ishusho y'ivugabutumwa ry'icyo gihe ritandukanye n'iki gihe turimo. Yego. Icyo gihe kwari ukuvuza kagoma ku musozi, nta byuma, nta koranabuhanga, kandi kwihana kw'abantu kwari kugoye, ariko ubu biroroshye. Yego, urakoze cyane. Hari igihe umuntu areba nk'abantu itorero runaka kabona ryubatse neza, rifite abantu benshi, rifite iki, akavuga ngo ririya torero ngo ryarakuze cyangwa ngo ryateye imbere mu mwuka. Wowe icyo bita gukura mu mwuka ubigereranya n'iki? Gukura mu mwuka ni ukukomera mu byo umuntu yizeye, kandi ntagende akozwa hirya no hino n'imihindukire y'isi. Yego. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Yes, abadukurikira turabashimiye, turi kumwe na Mwarimu Devota, umuvugabutumwa bwiza ugiye kutuganiriza ijambo ry'Imana. Ahubwo noneho kugira ngo tumare abantu amatsiko twakwibaza, ugiye kutuganiriza kuki? Tugiye kuganira ku kugendana n'Imana. Ijambo rivuga kugendana n'Imana. Kugendana n'Imana. Twatangiye urugendo. Murakoze cyane. Tugiye kuganira iri jambo ryitwa kugendana n'Imana, dusanga turahera mu gitabo cy'Itangiriro ibice byaho 5. Ibice byaho 5 turasoma duhereye ku murongo waho wa 22, aho twumva amakuru yo navuga ngo ni watubanjirije muri urwo rugendo, niwe twigiraho uburyo yagendanye n'Imana, umugabo witwa Henoki. 22 mu bice 5 by'Itangiriro haratubwira ngo amaze, reka dusome 21 kugira ngo abantu bumve arindi. Henoki yamaze imyaka 65 avutse, abyara Metusela. Amaze kubyara Metusela, Henoki agendana n'Imana imyaka 300, ayibyaramo abahungu n'abakobwa.
iminsi yose henoki yaramye ni imyaka 365, kandi henoki yagendanaga n'Imana ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye. Murakoze cyane. Aya ni amagambo avuga umukozi w'Imana witwa Henoki. Henoki mu makuru y'ibyanditswe byera atubwira neza ko ari umuntu wabonetseho igitangaza gikomeye ubwo yimurwaga n'Imana adapfuye kubera ubucuti yari afitanye n'Imana. Bibiliya itubwira ko Henoki yubashye Imana akagendana nayo abyaye, ari umugabo wubatse, kuko batubwira abana, Bibiliya itubwira abana Henoki yari afite. Ariko atubwira ko igihe cyageze Henoki ngo kuko Imana hari igihe yajyaga iza kumusura akaganira nayo, ariko ngo umunsi umwe aherekeza Imana. Bibiliya ntabwo yatubwiye urugendo Henoki yajyaga akora ngo aherekeze Imana agaruke, ahubwo Bibiliya itubwira uburyo Henoki yagendanye n'Imana imyaka myinshi nk'uko babitubwiye 356 yose, ariko ngo umunsi umwe nk'uko yari amenyereye kugendana n'Imana ikamusura bakaganira akayiherekeza, ngo arabura ntiyagaruka. Bivuga ngo Imana yishimiye Henoki igeze ubwo imwimura mu adapfuye, nta wabonye umurambo we, Henoki ajya kubana n'Imana mu ijuru. Bivuga ko igihe cyose abizera Imana by'ukuri bazimuka mu isi, bivuga ngo itorero rigataha, tuzabona mu bantu bagendanye n'Imana ikageza ubwo ibimura. Tubona rero Henoki, yewe tubona n'undi mugabo witwa Eliya. Eliya tubona ko nawe yabaye umuntu wabanye n'Imana kugeza ubwo yiyangajeho kurwanira Imana ishyaka. Tubona igihe yabwiraga Imana, tumva ngo usabe ikintu kimwe, hagarika imvura. Mbonye ko Abisiraheli bibagiwe ko ari wowe Mana yabakuye mu gihugu cya Egiputa, none nyemerera uhagarike imvura. Ibyo Abisiraheli bamaze kwishyiramo bivuga ko bafite ibigirwamana bigusha imvura, Mana hagarika imvura. Tubona ko Eliya yahagarikishije imvura, imvura igahagarara. Igihe kikagera nubwo yagiye ahura n'ibikomeye, ariko icyo nashatse kuvuga nuko nawe igihe cyageze akajyana n'Imana muri serwakira, akagenda umurambo we ntawigeze awubona. Bivuga ko rero ko abantu bagendanye n'Imana batubera icyitegererezo gikomeye, ko umuntu Imana yishimiye abasha kugendana nayo muri iyi si, akakorana nayo uru rugendo tunyuramo mu isi dukorera Imana rutandukanye, aho duhahurira n'ibibazo bitandukanye, kurenda kugeza ubwo abatubanjirije ngo bimuwe bakagenda bimutse. Ariko tubona ko mu gihe cya none abantu bagendana n'Imana tubabona mu ngorane zitandukanye, tubabona mu bigeragezo bitandukanye, tubabona mu ntambara zitandukanye, ariko bagakomeza bahagaze, ndetse umuntu yava mu kigeragezo bakavuga bati ni ukuri ko Imana, uriya muntu yabanye n'Imana, yagendanye n'Imana kubera ibyo yanyuzemo, kubera ubuzima atambutsemo. Imana rero ishimwe ko ariyo ijya igendana n'umuntu ntateshuke intego y'urugendo. Iyo umuntu yagendanye n'Imana akomeza intego y'umukristo nkuru ni ukuzagera mu bwami bw'Imana, kandi akiri no mu isi ni ukudakoza isoni yamuhamagaye. Akiri no mu isi ni ugukora iby'Imana ishaka, ni ukubaha Imana, ni ukwera imbuto zikwiriye abihannye. Uko niko kugendana n'Imana, kandi ikimenyetso cyo kugendana n'Imana ni uko tubona ko umuntu akwiriye kugenda yera imbuto zikwiriye abihannye. Kuko ubundi iyo umuntu avuga ngo ni umuntu w'Imana nuko aba yaravutse ubwa kabiri. Iyo umuntu rero yavutse ubwa kabiri, hari ibiba byarashize, hari ibijya ku ruhande, hari ibyo arenga, ntibishira. Kuko ntitwavuga ngo birashira, kuko ntibishira mu isi. Niba ari ibyaha ntibishira mu isi, niba ari ubusinzi ntibushira mu isi, niba ari ibyaha by'ubusambanyi ntibushira mu isi, ariko umuntu abishiramo agahindura ingendo kubera ko afite uwo yizeye.
imana yacu itushoboze, itubashishe kugendana n'Imana kuzarenda kugeza mu gihe dusohoye mu isezerano rikuru ry'umukristo muzima, nuko azabana n'Imana akiri mu isi kandi akabana nayo ageze no mu bwami bwayo. Tubona umukozi w'Imana umwe ubwo yahamagarwaga n'Imana, umugabo umwe ngo ni Yerobowamu, tumubona mu bami ba mbere, igitabo cy'abami ba mbere niho tubona ijambo Imana yavuze ubwo yashakaga kugendana n'umugabo witwa Yerobowamu, mu gice cya 11 umurongo waho wa 33. Abami ba mbere haravuga ngo kuko banyimuye bakaramya Ashitaroti ikigirwamanakazi cy'Abasidoni na Kemoshi ikigirwamana cy'Abamowabu na Milikomu ikigirwamana cy'Abamoni, ntibagendere mu nzira zanjye ngo bakore ibitunganye mu maso yanjye, bitondere amateka n'amategeko yanjye nk'uko se Dawidi yagenzaga. Imana idufashe. Ayo ni amagambo yavuzwe ubwo umugabo witwa Yerobowamu yimaga ingoma, ubwo imiryango y'Abisiraheli yari imaze kwigabanyamo ibice bibiri. Bamwe bajya ku ruhande rw'umuhungu wa Salomo witwaga Rehobowamu, abandi bajya ku mugaragu wa Salomo witwaga Yerobowamu. Byari biturutse mu kutagendana n'Imana kw'Abisiraheli. Mu gihe Abisiraheli bavaga mu gihugu cya Egiputa, hari icyo Imana yababwiye ko bagiye mu gihugu Imana yabasezeranije, ariko ibasaba ko bazagendera imbere yayo kandi basaba ko bazubaha amateka y'Imana n'amategeko yayo. Ariko bageze mu gihugu cy'i Kanani bararya barahaga bagubwa neza, bibagirwa kugendana n'Imana, ahubwo bagendana n'irari ry'imitima yabo cyane, bagendana n'Imana z'ibigirwamana tumaze kumva hejuru batubwiye ari byo by'Abamori, ngo hari icyitwa Ashitaroti cy'Abasidoni na Kemoshi ikigirwamana cy'Abamowabu, ndetse ngo na Milikomu. Ibyo ngibyo bibatesha kugendana n'Imana, bagendana n'ibigirwamana by'ubwoko bari basanze mu gihugu cy'i Kanani. Biza kugeza rero igihe Imana yafashe imiryango y'Abisiraheli uko yari 12, bamaze kuyirakaza ibagabanyamo kabiri. Imiryango 11 yihereza umugaragu wa Salomo witwaga Yerobowamu cyangwa umugaragu wa Salomo witwaga Yerobowamu. Undi muryango umwe iwuhereza Rehobowamu ari we muhungu wa Salomo. Ngo buke rero imaze guhamagara Yerobowamu ari we mugaragu wa Salomo, imuhaye imiryango 11 y'Abisiraheli, imusaba ko akwiriye kugendera imbere y'Imana nk'uko Dawidi yayigendeye imbere. Ariko ntiyabishobora, ntabwo yigeze abishobora. Biramunanira rwose, biramunanira kuko igihe cyarageze nawe ashaka kwimika ibigirwamana, ari nabwo yabwiye Abisiraheli yari yarahawe gushumba, abategeka kuramya Imana y'ikigirwamana, ndetse ababwira ko ariyo yabakuye mu gihugu cya Egiputa. Ibyo bimuteranya n'Imana y'Abisiraheli, bituma imubwira ko izamuheha nk'uko umuntu aheha umwanda akawumaraho. Nta kindi kintu yari apfuye n'Imana, nuko yari ananiwe kugendera imbere y'Imana y'Abisiraheli yari yahawe kuyobora.
Imana itugirire neza. Navuga ngo uyu munsi wa none aya makuru cyangwa amateka tuvuga ni amakuru y'abatubanjirije dusanga mu byanditswe byera. Ariko uyu munsi muri iki gihe dusohoyemo, abantu bamenye Imana bakwiriye kuyigendera imbere, bakwiriye kugendana nayo, bakayoborwa nayo, kandi bakitondera ijambo ryayo, kuko ijambo ryayo niyo mategeko y'Uwiteka. Mu isezerano rya none cyangwa mu isezerano rishya tubwirwa ko abantu b'Imana bizeye Kristo nk'umwami n'umukiza wabo bakwiriye kwera imbuto zikwiriye abihannye. Bivuze ngo kwera imbuto zikwiriye abihannye, bivuze ngo hari itandukaniro ry'abantu b'Imana n'abantu batubaha Imana. Kuko hari imbuto z'umuntu wamaze kumenya Imana, aricyo kimuranga ko uwo muntu atakiri uwe ngo yigenge, cyangwa uwo muntu atakiyoborwa n'igihe uko isi igenda ihindagurika mu bihe byayo. Umuntu wamenye Imana akwiriye kumenya uko yitwara, akwiye kumenya uko agenda, akwiriye kugenda uko ijambo ry'Imana rimutegeka kugenda. Kandi iyo umuntu agendeye mu ijambo ry'Imana niko kugendera imbere y'Imana, niko kugendana n'Imana. Ariko iyo umuntu yamaze gutandikira ijambo ry'Imana agasigara ayoborwa na kamere ye y'umubiri, agasigara ayoborwa n'igihe isi uko isi igenda ihindagurika, kera gutatira kugendana n'Imana biba byabaye. Ariko muri iki gihe dusohoyemo, nabwira abantu b'Imana ngo abatubanjirije bababere icyitegererezo cyo kutagendana n'Imana cyangwa cyo kugendana n'Imana. Kuko iyo turebye Dawidi, tubona Dawidi agendana n'Imana kandi Imana ibana nawe. Yewe habe n'igihe yagiraga gutya akayicumuraho, yikubitaga imbere y'Imana akamenya ko Imana yera, akavuza induru akayibwira ati Uwiteka nyamuneka nyamuneka ntundeke ndi umugaragu wawe. Bivuze kwihana. Ari byo by'iki gihe cya none bigoye benshi. Iyo ubwiye umuntu kwihana, ntamenya ko icyo yakoze Imana yanga aricyo cyamukuye imbere y'Imana. Ariko nyamara yaba umuntu wamaze kumenya Imana, yamenyaga ko ari umunyantege nke, atuye mu isi, yahoranye ijambo ryitwa kwihana no kwiyeza, kuko iduhamagara ari yera, ihora itubwira ngo natwe dukwiriye kuba bera. Birumvikana aho umuntu atuye muri iyi si, aho umuntu akorerera Imana ni mu isi, kandi harimo ibyaha bya bindi twavuyemo, bya bindi twasize, ariko twavuyemo byo bitigeze biva mu nzira ducamo, bihora mu nzira turimo. Kugendana rero n'ijambo ry'Imana bivuze kuba mu Mana, bivuze kuba ari ryo rikuyobora. Ko niko Dawidi yavuze, yaravuze ngo Mana ijambo ryawe nitabaza ry'ibirenge byanjye. Bivuze ngo ijambo ry'Imana ryagiye ririnda Dawidi guteguza ngo ati inzira Imana yamushyizemo. Ari nacyo gitumye uyu munsi wa none nabwira abanyumva, ari abari hafi n'abari kure, ko dukwiriye kugendera mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ryo rituyobora, rikatuyobora uko Imana ishaka. Ijambo ry'Imana ni ryo ritwereka ibyo Imana yanga n'ibyo Imana ishaka. Iyo habaye rero gutandikira uko ijambo ry'Imana rikubwira, kera inzira y'Imana uba wayitaye kandi uba wasigaye. Rehobowamu kuva umunsi yaretse gukurikiza ijambo ry'Imana, nibwo yatandukanye n'Imana, kandi Imana imubwira ko imusezeranya isezerano ritafite isano na rya rindi rya mbere. Imubwira ngo nzaguheha nk'uko umuntu aheha umwanda akawumaraho. Ubwo ibyo kumubwira ngo nzakubakira inzu ikomeye nk'iyo niyubakiye Dawidi riba rivuyeho, kuko yari yaramubwiye ngo nugendera imbere yanjye, kagendera imbere yanjye nk'uko Dawidi yagendeye imbere yanjye, nzakubakira inzu ikomeye, nzakomeza inzu yawe. Arangije Bibiliya yarambwiye ngo nuko umutima yigira inama mu mutima we, umutima w'umugira inama mbi, yigira inama ngo yo gushuka Abisiraheli, ngo kugira ngo batazakomeza kujya gusengera i Yerusalemu, ngo hanyuma mwene Salomo akabahindura, ngo bakibuka ko uwaba ari mwene Salomo atari Rehobowamu. Ahitamo rero kubaremera ikigirwamana, atandukana na rya jambo ry'Imana
yuko tudakwiriye kugira ikigirwamana dushyira imbere y'Uwiteka. Kandi twabonye ko batubwiye ngo icyatumye Imana irakarira ubwoko bwayo ngo ni ibigirwamana by'Abamowabu n'iby'Abashidodi bitandukanye. Ibyo ngibyo nibyo byatumye Imana itandukana n'abantu bayo. Uyu mugabo nawe ntiyakibuka ibyo, yigira inama n'umutima we mubi wari wamaze gusubira inyuma, ayobya Abisiraheli. Bivuze ngo atangira gutandikira ijambo ry'Imana. Ari nabyo uyu munsi wa none nakangurira abagenzi bajya mu ijuru ngo nimureke tugaruke mu ijambo ry'Imana, tugendere mu ijambo ry'Imana. Nitugendera mu ijambo ry'Imana tuzayoborwa naryo. Nitugendera mu ijambo ry'Imana tuzaba tugendana n'Imana. Nitugendera mu ijambo ry'Imana, Imana izatwishimira, izagendana natwe, izabana natwe, izatwita abana bayo, kandi izajya itubwira, niko Bibiliya yambwiye ngo iyi niyo nzira, ngo nzagendera muri mwe, ngo kandi ngo nzajya mbabwira ngo iyi niyo nzira, iyi si yo nzira. Kubera ko ariko twagendeye mu ijambo ry'Imana. Iyo tugendeye mu ijambo ry'Imana tugendana n'Imana. Iyo tuyobowe n'ijambo ry'Imana, Imana iratwishimira ikagendana natwe. Nicyo cyatumye yishimira Enoki, yemera kugendana nawe muri iyo myaka yose yabanye nayo, kurenda kugeza igihe yamwimuye imujyana mu ijuru adapfuye. Nicyo cyatumye igendana na Eliya, igendana nawe kurenda kugeza igihe yamwimuye muri serwakira imujyana mu ijuru adapfuye. Nuko yitondeye ijambo ry'Imana, akagira ishyaka ryiza ryo kuvuga ati ntabwo bikwiye ko bene wacu bakwiriye kuvuga ko ibigirwamana by'Abamori n'Abamowabu ari byo bibaha imvura. Imana itugirire neza. Bene data, bantu b'Imana, Imana yaremye, Imana niyo yaremye umuntu, kandi biritubwira ko yamuremye mu ishusho ryayo, ari umugore ari umugabo. Dukwiriye kwitondera kugendana n'Imana. Abantu batagiye bagendana n'Imana, tubona urugero uwo mugabo witwa Rehobowamu, tubona kurangiza kwe ntabwo kwabaye kwiza. Kurangiza kwe yarangirije ku isezerano rivuga ngo nzaguheha, niko Uwiteka yamubwiye. Ambwira ati nzaguheha. Nagira ngo mbabwire, nitutemera kugendana n'Imana ngo twemere kugendera mu ijambo ryayo, tuzaheruka isezerano ribi kandi twari dutegereje ryiza. Nyamara isezerano ryiza twari dufite ni uko tukiri mu isi tugendana n'Imana, tukazabana nayo mu bwami bwayo, tukazaba mu bugingo buhoraho, aho Imana izaturuhura imiruho twahuye nayo mu isi, aho Imana izadukiza imibabaro twagiye tunyuramo muri iyi si, aho Imana izatubwira ngo nimuze bana banjye, nimuze. Imana itugirire neza kandi Imana itwiteho cyane. Nasanze ijambo riri mu rwandiko Pawulo yandikiye, cyangwa urwandiko rw'Abaheburayo. Urwandiko rw'Abaheburayo rukunze kubamo impaka cyane, abantu bibaza ngo ninde warwanditse, ariko sinshatse kuvuga uwarwanditse, ahubwo ndashaka kuvuga ijambo ririmo nabonye mu bice byaho 11 ku murongo waho, mu Baheburayo ibice 11 ku murongo waho wa 5. Haravuga ngo kwizera niko kwatumye Henoki yimurirwa mu ijuru ngo adapfa, kandi ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye, kuko yahamijwe atarimurwa yuko yanejeje Imana. Ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Imana yacu ishimwe cyane. Amen. Icyatumye Enoki yimurwa nuko yanejeje Imana. Ngo nicyo kubera kunezeza Imana no kugendana nayo akagumana n'Imana, ngo ntabwo Imana yemeye kwapfa, ahubwo ngo yamwimuye adapfuye, ngo kuko yahamijwe atarimurwa yuko yanejeje Imana. Imana yacu ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Ndongeye ngo Imana ishimwe. Bene data, inshuti zanjye, kuko niba uri inshuti y'Imana, turi inshuti, kuko twese twifuza kuzabana n'Imana data. Ndagira ngo mbabwire, dukwiriye
kwizera tukamenya ko iyo twizeye iriho kandi igororera abayishaka. Nituramuka twizeye Imana nk'Imana iriho none kandi izahoraho, tukizera Imana nk'igendana n'abo yahamagaye kuzageza ku munsi wa nyuma wo kubaho kw'itorero mu isi cyangwa kwawe nanjye mu isi, kuko tubona ko niyo twagira inshuti z'abantu tukagendana nazo tukabana nazo, bakaduha ibyo dukennye byose, bakadukorera byose bishoboka, bakatwubaha, bakatwubahisha, ariko hari aho batatugeza. Ntabwo babasha kuduherekeza mu kintu gikomeye, mu nzira ikomeye yitwa urupfu. Ariko Imana yo ibana natwe tukiri muri ubu buzima, ikabana natwe tugeze no mu rupfu, ndetse n'inyuma y'urupfu nayo ikabana natwe. Iyo niyo umugaragu w'Imana yagendanye nayo, kuko yari amaze kuyizera, ngo yizera yuko iriho, ngo yizera ko ari Imana nyamana, atari ya yindi Yerobowamu yavuze ngo ni ikimasa, ngo ni inka yabakuye mu gihugu cy'Egiputa. Ayobya abantu nk'uko uyu munsi wa none tubona abantu bayobeje abandi. Erega n'ubu nanone hari abantu bayobeje abantu hari abantu bayobeje abantu, hari abantu bayobeje abantu b'Imana, baberekeza ku bindi bintu bitazagira aho bibageza, bitazabaherekeza ngo bibarenze ubu buzima bw'isi. Ariko tubona ko Enoki ngo yizeye Imana, arayizera. Tubona Aburahamu yizera Imana ngo bikamuhaniriza no gukiranuka, akayizera ngo birenda bigeze ubwo yemeye ko ari Imana ivuga ukuri, yemera ko ari Imana iriho none kandi izabaho, yemera ko ari Imana itabeshya, kugeza ku munsi yamusabiye kugira ngo ayitambire Isaka. Yari imaze kumuha nk'umwana umwe mu zabukuru, ariko ngo yibutse Imana no gukiranuka kwayo, ngo aravuga ati ni ukuri Uwiteka unsabye kuyitambira umwana yampaye ari ikinege, ndamutamba. Ariko kuko Uwiteka iyo ugendanye nayo itaguhamagarira kukubabaza iteka. Mwanditsi wa Bibiliya yaravuze ngo niyo yakubabaza ngo ikugirira ibambi. Nubwo yari yaramubabaje iriya myaka yose ategereje umwana atamubona, ariko igihe cyarageze imaze kumumuha, ishaka kugerageza urukundo ayikunda niba akizera. Ndatekereza ko icyatumye Imana hari igerageza Aburahamu nuko yayibaye imbere, akayubaha ayisaba umwana, yabona imaze kumumuha, ahari Imana iribaza itari ko Aburahamu ko yansabye umwana nkamumuha, aho Aburahamu aracyashaka kugendana nanjye. Nibwira ko yagiye kumugerageza ngo irebe neza yuko kumuha umwana kwayo byaba byaratumye Aburahamu akura Imana aho icyizere. Ariko Imana isanga Aburahamu aracyakomeje kugendana nayo kandi aracyayizeye, igeze ubwo Aburahamu yemera gutamba umwana we w'ikinege. Ariko Uwiteka utadusiga, Uwiteka uhorana natwe, ngo araza aramubwira ati Aburahamu have, ntugire icyo utwara uwo mwana, mbonye yuko unkunda. Imana ishimwe. Ni ukubera ko Aburahamu yari yaramaze kwizera Imana nk'inyakuri. Tubona rero ko n'umwanditsi w'Abaheburayo nawe yanditse avuga ku bya Enoki, avuga ko Enoki yari yarizeye Imana nk'iriho, bituma avuga ati ni ukuri sinzateshuka Imana yanjye, sinzateshuka inzira zayo, sinzateshuka kugendana nayo, sinzateshuka kubana nayo. Aravuga ati ni ukuri abizera Imana bakwiriye kumenya yuko iriho kandi igororera abayishaka. Imana ishimwe. Ngo ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza. Bivuga ngo kwizera Imana, iyo wizera Imana wizera ko iriho, kandi ukizera ko ibyo ivuga ari iby'ukuri izabisohoza, kandi ukizera ko niba yaravuze ngo ndashaka kugendera hagati muri mwe, nzatura muri mwe, ngendere muri mwe, muzaba abahungu n'abakobwa banjye. None se Imana yatura muri twe, ntigendere muri twe, ntitugendane nayo, ubwo yaba ari Imana? Ese yaba ituye muri twe cyangwa yaba ari iduhangaho bitewe n'icyo ishaka? Imana rero ntabwo ari umutekamutwe, ntabwo Imana ari umutekamutwe wishakira isoko, ahubwo Imana isoko yashakaga n'ubugingo bw'abantu. Kandi ikindi Imana icyo ishaka ni ukugendana n'umuntu yiremeye.
ni ukugendera muri we, ni ugutura muri we, ni ukugendana nawe, igenda ituyobora, igenda itugeza ku ntego yaduhamagariye. Tubonye ko rero ahangaha icyo nashatse ko tuvugaho ni uko dukwiriye kwizera Imana. Mbere y'uko ugendana nayo, mbere y'uko ugendera muri yo, nituyizera tuzagendana nayo nk'Imana yo kwizerwa, tuzagendana nayo nk'Imana yo kwiringirwa. Nagira ngo rero tugana ku musozo nkubwire ngo nshuti yanjye, mwene data Enoki yagendanye n'Imana, barangizanya amahoro. Eliya yagendanye n'Imana, barangizanya amahoro. Icyitegererezo cyacu cy'imigendere, yaba iyo mu bukristo, yaba iyo mu muhamagaro, yaba iyo mu kubana n'Imana, ni Kristo waducunguye. Yabaye umuntu agendana n'Imana, ari umuntu uri hagati mu bantu, ariko agendana n'Imana ye, abana nayo ari muto kurenda kugeza ku munsi yaviriye muri uyu mubiri, apfuye urupfu rubi kubw'ibyaha n'ibicumuro byacu. Uwo niwe cyitegererezo cyacu cyo kwizera Imana kwiriho, kandi ari Imana igendana n'abayo. Rero twareba Dawidi yagendanye n'Imana, agendana n'Imana mu masezerano akomeye, imuhamagara ari umwana mutoya, ariko arayizera. Aravuga ati ni ukuri Uwiteka niwe Mana, kandi yemera kugendana nayo kurenda kugeza igihe tubona ko Imana ibyo yagambiriye kuri Dawidi byose yabisohoje, kandi ikamugororera. N'uyu munsi wa none Imana iracyahamya ko Dawidi ari umugaragu wayo wagendanye nayo. Rero nagira ngo nkubwire ngo niba ushaka kugendana n'Imana, yizere, kandi uyizere nk'inyakuri, uyizere nk'Imana itabeshya, uyizere nk'Imana ibana natwe, uyizere nk'Imana ifite ubushobozi mu isi ndetse no mu ijuru, uyizere nk'Imana wakorera imitwaro yawe yose ikaba igisubizo cyawe, uyizere nk'Imana ibasha kubana nawe mu mubabaro waba urimo, uyizere nk'Imana ibasha kubana nawe waba ukennye, waba ukize. Nunakira uzakomeza Imana, ntuzayireke, kuko Uwiteka ibana n'abakomeye ikabana n'aboroheje, kandi ikagaragara nk'Imana y'icyubahiro. Rero nakwingingira kwizera Imana, uyizere nk'iy'ukuri, uyizere nk'Imana ibana nawe uri wenyine, uri kumwe n'abandi. Imana ibana n'umuntu wayo, kuko nicyo kintu yemeje ko izaba muri twebwe mu gihe cyose tuzaba tuyizeye. Ndagira ngo rero mbabwire bene data tuvugana, turi kuvugana, abari hafi n'abari kure, nimureke twizere Imana, twemere igendane natwe. Kandi nababwiye ko kugira ngo Imana igendane natwe ari uko tugendera mu ijambo ryayo, twemera kuyoborwa n'ijambo ryayo, twemera kuyoborwa nayo mu ijambo ryayo. Dawidi yaravuze ngo iryo jambo ryayibereye itabaza ry'ibirenge bye, rimurinda guteguza, naho ateguje rikamwihanisha, akongera akagarukira Imana, kandi Imana ikagendana nawe. Niko rero mbifurije, nanjye niko niyifuriza, nuko twakizera Imana nk'inyabushobozi, nk'inyabubasha, nk'ibana natwe none no kuzageza no mu rupfu, no kuzageza ku iherezo ry'ibihe by'abari mu isi. Imana yacu itugirire neza. Mbega hari ubwo wagendanye n'Imana iraguhemukira, urifuza se kugendana nayo? Wari utarizera Kristo nk'umwami n'umukiza wawe ngo ugendane nawe, akubera Imana, akubera umwami, akubere karuhura, akubera igisubizo cy'ibibazo byawe byose. Uyu munsi niwumva ijwi ryayo, ntiwinangire umutima, ndakwinginze wemere ugendera imbere y'Imana. Kandi tugendera imbere y'Imana twanga ibibi, tugendera imbere y'Imana turinda gukiranuka kwacu, kuko ntabwo twavuga ko tugendera imbere y'Imana ngo dukore ibibi. Yesaya yarabivuze mu bice 56, ndatekereza ko ari 56, aho yavuze, wenda reka iryo jambo ndirangirizeho. Mu gitabo cya Yesaya, ni amagambo ambayemo cyane muri iki gihe, kandi numva Imana yarayashyize ku mutima wanjye. Ijambo riri muri Yesaya igice cya 56, avuga ngo Uwiteka aravuga ati, mwitondere iby'ukuri, mukore ibyo gukiranuka, kuko agakiza kanjye kari bugufi. Imana idufashe. Bivuze ngo dukwiriye kwitondera ibyo gukiranuka kugira ngo tubone uko tugendana n'Imana, kuko agakiza k'Imana ko bigaragara ko kari hafi gusohora,
rero niba hari icyatuma utagendana n'Imana muri ibi bihe tusohoyemo, muri ibi bihe wumvira ijambo ry'Imana, ukireke, ukihorere. Niba ari n'inshuti uyireke, uyihorere, wemere ugendane n'Imana, kuko Imana igendera mu gukiranuka. Imana igendana n'abashaka gukora ibyiza. Imana igendana n'abareka ingeso mbi zose zibasha kubatandukanya n'Imana, ikagendana n'abahitamo gukora ibyiza. Nyamuneka ukora ibyiza, kandi nukora ibyiza Imana izaza aho uri. Kandi nureka inzira mbi Imana izazibane nawe. Nureka inzira z'ubugome, nureka inzira z'ubugoryi, nureka inzira z'ibyaha, nureka inzira z'inzangano, Imana izazibane nawe. Ariko yizere, yizere nk'Imana y'inyakuri. Birashoboka ko we tuvugana uyu munsi cyangwa wumva ubu butumwa utigeze wizera, ariko wizere, wizere umenye ngo Imana iriho. Imana yagendanye nabo bene data twavuze, n'uyu munsi iracyashaka bigendana nabo. Nawe ubemwo ubumwe mu bashaka kugendana n'Imana. Ndakwingingiye Imana yo mu ijuru igushoboze, kubashishe kuyizera no kwemera kugendana nayo. Izakugirira neza, izakuruhura, izakubaka aho ugenda usenyuka, kandi izakubera Imana ugibera umwana. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Turasenze kubw'ijambo ryawe Mana. Uyu munsi abumvise iri jambo, birashoboka ko hariho umuntu wifuje kugaruka mu nzira, agashaka kugendana n'Imana mu gukiranuka, agashaka kugenda n'Imana yubaha ijambo ry'Imana, ariko imbaraga zawe nizo zamushoboza, imbaraga zawe nizo zishoboza abatishoboje. Mana urashoboye, uri umunyamaboko. Uyu mwene data uyu munsi uhisemo kugendana n'Imana, turamusengeye. Imbaraga z'Imana nizibe kuri we, Imana nimushoboze, Imana nimubashishe. Kandi niba hariho uwateshutse inzira, Imana imugaruza ubugwaneza bwayo, kuko uri Imana y'inyambabazi. Urakoze kubw'ineza yawe, kandi urakoze ko ari wowe ugirira neza umwana w'umuntu, ukamuha gushikama mu byo yizeye, kugira ngo azasohoze ibyo gukiranuka. Icyubahiro n'ikibi cy'Imana Data wa twese, mu izina rya Yesu, amen.